Iyi ni twavuga ko ariyo nzira banyuzamo bajya kuyungurura amaraso mu mashini kugira ngo bakuremo uburozi buba buri mu maraso, ko impyiko ziba zitagikora. Hano niho banyuza, ni hano barimo imiheha ibiri, umwe winjiza amaraso uyakura mu mashini n'undi uyasohora uyajyanamo. Inkunga iramutse ibonetse ku bintu byihutirwa, ari kuyinyuza kuri mobile money, kuri telefone, nimero 0788 The ZOOM TV24. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba ZOOM TV24. Nk'uko bisanzwe dutangira tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, cyane cyane abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, by'umwihariko abari mu gihugu cya Belgique, dore ko mudasiba kuduha ibitekerezo byanyu, inama ndetse n'inyunganizi ku biganiro dukora bya buri munsi. Nk'uko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'abantu barimo umumansera ndetse n'umwana w'umuhungu. Nk'uko mumenyereye ko tubagezaho inkuru zitandukanye, uyu munsi twabazaniye inkuru itari nziza, ni inkuru mbi, inkuru y'uburwayi bukomeye bw'umwana warwaye akiri muto. Ni uburwayi bw'umwijima, mansera umwijima, ni uburwayi bw'impyiko zimumereye nabi nk'uko mubibona. Ibindi reka tubakire kuri kamera za ZOOM TV batubwire iby'uburwayi bw'uyu mwana. Ariko mbere y'uko batangira tugera ku kibazo cy'uburwayi, reka tubahe mikrofone batangire batwibwira. Nitwa Seri Catherine Bangamwabo, Seri de Saint de Paul, abantu yo Kicukiro. Hanyuma uriya mwana se arabasha kuvuga ku buryo n'abari butuganirize? Hanyuma namwe muratangira mutwibwira. Ahita MANIRAKIZA ari. Yego, yitwa MANIRAKIZA ari. MANIRAKIZA ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Yego, bakunzi ba ZOOM TV, aracyari muto, ni umwana w'umusore ufite imyaka 18. Reka ndatinze cyane duhe mikro mansera atangire atubwira iby'uburwayi bw'uyu mwana. Ese bwaje gute? Yarabuvukanye? Bwaje amaze gukura? Mansera, iby'uburwayi bwe bimeze bite? Uburwayi bwe bw'impyiko twabumenye ashize umwaka. Yatangiye kubufata ari ku ishuri, aho yigaga muri Huye. Nyuma yaho twagize ngo n'ubundi burwayi, twaje kubumenya ari ubwo bumukubise hasi. Ashize umwaka, yari ari muri vacances umwaka ushize, araremba, nibwo bamuhaye transfer yo kujya mu bitaro bya Kanombe. Ibitaro bya Kanombe bihita bimenya ko agwaye impyiko zombi ko zapfuye, ko agomba gukurikiranwa na dialyse. Ariko icy'ingenzi cyane cyane tugashaka ngo bufasha n'ubuvugizi kugira ngo azajye kuvurizwa mu Buhinde, tumaje kubona wo kuzamuha impyiko. Mansera, tukiri ku burwayi bw'uyu mwana, mubimenye hashize umwaka umwe niba nabyumvise neza, urenga igihe gito mumenye iby'uburwayi bwe. Uyu mwana ubundi mugira icyo mupfana cyangwa arererwa mu kigo cy'abamansera? Uyu mwana icyo dupfana ndi tante we. Nakomeje kumukurikirana akiri mutoya. Mama we yamaje gupfa, ari we murumuna wanjye, yamunsigiye afite imyaka 4. Yego. Bakunzi ba ZOOM TV, umwana w'imfubyi, umubyeyi we yaratabarutse asigara afite imyaka 4. Mansera atangira inshingano za kibyeyi zo kumwitaho, ariko nyuma aza kugira ikibazo gikomeye cy'uburwayi. Hanyuma Mansera, mwavuze uburyo muri kumuvuza kuva yatangira kurwara, mwatangiye kumuvuza, ariko hari ikibazo gikomeye cyo kumugeza aho agomba kuvurizwa nyirizina. Hanyuma ubuzima, tukiri ku buzima bw'uyu mwana yatangira kumwamara kumenya ko arwaye, kugeza ubu ngubu
ubuzima bumeze bute se ni bihe bibazo bikomeye mwaciyemo dore ko ari urugendo rurerure hari byinshi biba bisabwa kumuvuza mwebwe nka famiye nkawe nyirizina umwitaho bimeze gute cyangwa bihagaze gute tubwire nyirizina bizazane ibibazo wagiye uhura nabwo muri urwo rugendo rwo kumuvuza mu rugendo rwo kumuvuza ubwo ndashimira leta kubera ko yamushize mu cyiciro cya mbere akamuha mitiweli akashobora kubona ubuvuzi bw'ibanze ariko ikintu cyaturemereye cyane ni ubu burwayi bw'impyiko ni uburwayi buhenze cyane bwarengeje urugero twashakishije uburyo bwo kumuvuza kugira ngo tubone ubufasha kugeza ubu ibitaro byari birimo kumufasha ku bwo burwayi kugira ngo akorerwe diyarize ariko icyo dusaba cyane cyane ni ukugira ngo agende ajye kuvurizwa mu Buhinde bamuha impyiko imwe azashobore kujya mu ishuri akomeze ubuzima bwe bwo kwiga. Iyi ni twavuga ko ariyo nzira banyuzamo bajya kuyungurura amaraso mu mashini kugira ngo bakuremo uburozi buba buri mu maraso ku impyiko ziba zitagikora. Hano niho banyuza, ni hano barimo imiheha ibiri, umwe winjiza amaraso uyakura mu mashini n'undi uyasohora uyajyanamo. Noneho hano ubwo niho babaze, ubwo iraza ikaca hano murayibona gutya, noneho ikazaza ikagera mu mutima hagati aho isohora amaraso ava mu mutima akajya mu mashini ajya kuyungururwa kugira ngo havemo uburozi bwa bundi buca intege y'amapotasiyomu nababwiye ari yavamo kugira ngo mu gihe utarabona indi mpyiko nyine izabikora. Niyo rero niyo nzira umugozi bawukoresha bajyana mu mashini mu gihe gitoya, mu gihe utarajya mu Buhinde nyine. Urumva ubufasha bwarahagaze, aribwo nabasabaga kugira ngo nta bufasha bwabo mfite, birahenze kubikora ibi ngibi. Aribyo bambwira ati gira vuba vuba, ibizamini byose byararangiye byo kunkorera nahuje na mushiki wanjye, aribyo bambwira ati gira vuba vuba ugire ujye mu Buhinde baguha impyiko, nta kindi gisigaye hano mu Rwanda twagukorera. Iyo operasiyo yo kugushyiramo utwo duheha kukubaga bayikoze rimwe cyangwa hari inshuro runaka bagiye babikora? Ni ibintu byagiye bikorwa inshuro zitandukanye? Yego, hano ni inshuro ya kabiri. Babanje hano mubona umwobo ahangaha, hano haba harimo iyindi kateteri nayo iza gusaza bayikuramo, aribwo nagiye rwa Faisal banshyiramo ingiyi. Unagerageje kubona ubufasha, abantu bama bufasha banshyiramo ingiyi. Iyi ngiyi ariyo ya kabiri bita permanent catheter. Iyi ni iya kabiri bambaze hano bagacengeza mu mutima. Ubu ngubu ifatiye mu mutima hagati, aribyo bituma ya potasiyumu yizamutse bitera cyane. Rimwe na rimwe uzibye ko Imana wenda indinda ushobora n'umutima guhagarara. Imiti yabyo irahenze cyane, irahenze. Ndabasabye abandi wenda mwamfasha nanjye nkabona nkagarura ubuzima. Nta kindi kintu gisigaye, ibizamini byose byararangiye, na mushiki wanjye twarahuje byose. Isuku kugora, ariko reka nkubaze, mu buzima ni iki kikugora cyane kurusha ibindi? Dore urebye ibyo bintu ufite, urebye uburyo bakubaze, nje ntekereza ndabona kurya bishaka kugorana. Cyangwa ni iki kikugora cyane mu buzima ku buryo wumva kikunaniza kurushaho ubuzima ukumva buri kwanga? Ni ibyo byose, umutima gutera nabi, ucika intege, no kurya numva ko bishobora, igihe urya ukabiruka kubera byanze, umugongo kurya. Ariko icyananiye kwakira, nari umwana w'umuhanga mu ishuri nkunda kwiga, rero nicyo cyananiye kwakira cyane cyane. Abasaba Abanyarwanda ko mwafasha nkongera ngasubira mu ishuri nkarangiza, nako nanjye natera imbere.
Imana izagukiza ndetse n'abanyarwanda barabyumva bazakuba hafi kandi ndabyizeye neza ko bazagushyigikira. murakoze cyane ndabaye bashimiye. Hanyuma yarageze mu mwaka wa kangahe? Yari yarangije wa 4 nibwo yafashwe, ariko twavuga ko yarageze mu mwaka wa 5 ariko ntabwo yari yakawizemo. Mu mwanya hari icyo mwari mumaze gukomozaho muti akeneye yabonye umuntu umuha impyiko, ariko ikibura nuko agenda akajya mu bitaro bifite ubushobozi bwo kumuvuza mu Buhinde. Uwo muntu koko yarabonetse cyangwa muracyari mu biganiro nawe? Umuntu ni mushiki we, yarabonetse nawe ntabwo yifashishije naho afiteho kuba, ariko yemeye ko azayimuha kubera yuko ari musaza we kandi akamukunda. Yarabonetse. Hanyuma mu muryango we, dore ko ari we wasigaye uri tante we, mu muryango we yasigaranye n'abandi, muvuze ko afite mushiki we, ese nibo bonyine niwe na mushiki we cyangwa hari abandi bavandimwe bari bafite? Yari afite bashiki be 3 nawe akaba ari wa 4, ariko bose ntabwo baba hamwe. Buri wese yishakira uburyo yabaho ijya no hino. Ntabwo baturanye, ntabwo baba hamwe. Ni abantu b'abakene basigaye ari imfubyi, barirwariza kugira ngo babone icyo kubaho nuko batungwa abana babo. Hanyuma kwa muganga babagaragarije ko hakenewe ingengo y'imari cyangwa se amafaranga angana iki kugira ngo abe yakerekeza mu Buhinde? Kwa muganga bo batubwiye ko ari ugushaka ubufasha n'ubuvugizi ko kujya mu Buhinde birahenze cyane. Ari ayo matransport y'umurwayi, nuzamuha impyiko, wenda nuzaherekeza, nibyo turi gushakisha dukurikije wenda bagiye bavayo kuno bari batubwiye ko amatransport arahenze, n'uburyo bw'amacumbi no kwitunga no kwihahira. Ibyo ngibyo birarenze urugero dufite, turabakene mu muryango, ntacyo twashobora kubona cy'umutungo wenda twagurisha wenda tubone ubufasha kugira ngo agende, ntabwo. Niyo mpamvu natwe turi gushakisha hirya no hino. Ni ibintu bihenze cyane, wenda amatransport yo kugira ngo umuntu agereyo bishobora kurenga miliyoni 8 z'amanyarwanda. Ni miliyoni 8 mwe bose uko ari 3, nimba atari 3 niba nabyumvise neza bashobora kugenda kugira ngo urumva niwe umurwayi uriya ushaka kumurokora ubuzima bwe ndetse n'umurwaza ni 3. Abo bose 3 ni miliyoni 8 amatike gusa. Na amatike gusa. Wenda n'uburyo bashobora kubaho by'amacumbi, ariko bishobora kurenga. Wenda bashoboye kuduha information, bavuze ko habaye n'umuntu wo kubaherekeza w'umurwaza byarenga miliyoni 8 atagiye mu bundi buvuzi. Yego bakunzi ba ZOOM TV murabyumva, ni ikibazo gikomeye. Uyu mwana yahuye n'ikibazo, nubwo atari wenyine, ni ikibazo cyageze no ku muryango. Murabyumva, ni abantu batishoboye, ni abakene, ni imfubyi. Hasabwa ko nk'uko mu muco w'abanyarwanda bimenyerewe ko twagira icyo dukora, twateranya imbaraga, twafatanyiriza hamwe maze tukarokora ubuzima bw'uyu mwana mubona ko atorohewe, mubona ko arembye cyane. Hanyuma Mansera, tukiri ku kibazo cy'ubuvuzi bw'uyu mwana kandi amaze igihe umwaka bura ntago ari igihe gito, mu nzego mwaba mwarabigejejeho, ndabizi ko hari inzego za leta nka Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego mwagiye mugeraho, nta bufasha bufatika zaba zarabemereye mu kubatera inkunga mu kuvuza uyu mwana hanze? Kugeza ubu ngubu nibo dutangiye urugendo, nta bufasha twari twabona. Aho twashoboye gukomanga ubwo mu nzego za leta muri minisante bazi ikibazo cy'umwana, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ayo bazamufasha ku buvuzi. Ahandi turi kujya gukomanga kugira ngo tuzashobore kubona ayo matransport n'uburyo wenda
umuntu azabaho n'amacumbi. ya murabyumva ni ikibazo gikomeye ntago barabona ubundi bufasha ni twebwe abanyarwanda turi ikibazo kiri mu maboko ariko ariyo mpamvu nongera gusaba ko buri wese ukorwa ku mutima n'iyi nkuru ibabaje yagira icyo akora mu rwego rwo kurokora ubuzima bwa Manirakiza ale ese Mansera Manirakiza buriya byashoboka ko nawe twaganiraho igihe gito akatubwira uko ameze akagira nawe n'icyo yasaba abadukurikiye ale birashoboka ko wakwihangana ukatuganiriza hanyuma ale uburwayi mu gihe umaze muri ubu burwayi n'uburwayi bukomeye wiyumva ute wumva uribwa gute kugira ngo n'abadukurikiye bumve uburemere bw'ikibazo cyangwa bw'uburwayi ufite uburwayi burababaza cyane urababara cyane hari umugongo hari igihe iyo utabakora ubufasha bwa dereze nk'ubu bwahagaze hari igihe kuhagarara birakunanira kuba watera ikirenge kuva mu birenge hose hajemo nka pararize kugenda bikaba byakunanira byagiye bimbaho ndi gufatwa mwajya mu modoka mvuye mu gihe cyo ku ishuri kuvamo bikananira nabuze uko hari ibigiye nka shimi organique za mubiri nk'amapotasiyumu n'amayire n'amakreatinine bigenda biguca intege nka potasiyumu bituma umutima utera cyane ukazongera cyane icyo gihe umutima ugatera ukumva neza ugiye kuvamo umutwe bikanga ukumva urazengera ahantu hose birababaza cyane birababaza nisabira abanyarwanda bandeba mwamfasha nanjye nkongera gukora ubuzima ndashaka gukomeza kwiga nanjye nkazagera uko niteza imbere ngateza n'imbere n'igihugu cyacu ndabasabye Imana ibakoreshe mubashe kumfasha mbashe nanjye kugarura ubuzima ndabinginze Yes, bakunzi ba ZOOM TV birababaje kandi birababaza cyane uyu mwana aracyari muto arababaye ariko hamwe n'Imana ngo yizeye ko muzamufasha nawe ubuzima bwe bukarokoka agakomeza amasomo ndetse agateza imbere igihugu nk'uko yabigize ku mutima kuva akiri muto. Mansera tugana ku musozo ni kiri ku mutima wabwira abanyarwanda cyangwa wabwira abadukurikiye cyangwa bari hanze mwabivuze ko mukeneye ubufasha kandi koko nubibona wese arabibona ko ubufasha bukenewe ariko ni iki kuri ku mutima utasoza ubwiye abadukurikiye ubwiye abanyarwanda muri rusange kiri ku mutima ni ugusaba ubwo bufasha kugira ngo umwana akomeze avurwe neza azabone nk'uko yabivuze ko yifuza kuzagira icyo amarira igihugu aramutse abonye ubwo buvuzi agakira akasubira mu ishuri bazi yuko yarageze mu wa gatanu ni umuntu ushaka kuzakorera igihugu cye yavukiyemo icyifuzo cyanjye ni ugusaba Imana ubwo bufasha wenda bukazaboneka byihutirwa kugira ngo umwana ashobore kugenda avurwe ajye no kwiga. Mansera kwa muganga hari ako ntari nakubajije birumvikana kwa muganga babahaye igihe nyirizina umwana ashobora kuba akagombye kuba yageze aho agomba kuvurizwa kuko bitewe nuko babona uburwayi bwe ese babahaye igihe runaka mugomba kuba mwararangije kwegeranya ibisabwa kugira umwana ajye kwa muganga kwa muganga cyo bifuza n'uyu munsi bufasha bubonetse yagenda kubera yuko igihe bamukoreye dialyse kimaje kuba kirekire cyane none bati tugomba kuhaguruka tukashakisha ubwo bufasha buramutse bubonetse leta yanabidufashamo umwana akagenda byihutirwa akavurwa. Yego. Yes, banyarwanda nshuti zacu ziri hirya no hino ku isi murabyumva ko ikibura niyo nkunga ngo umwana bamutegera indege
ajye kwa muganga. Igisabwa umuvandimwe we azamwitangira mu impyiko imwe, hanyuma ubuzima bwe burokoke. Hanyuma Mansera dusoza, kugira ngo birumvikana uwabona iyo nkunga agomba kumenya aho yayicisha, yaba mobile money yaba account yanyu. Birumvikana birakenewe ko mwatubwira inzira yoroshye buri wese ahari hose yamworohera kugira ngo ageze ubufasha bwe kuri mwebwe, hanyuma mwohereze ale ajye kwivuza. Inkunga iramutse ibonetse ku bintu byihutirwa, ari kuyinyuza kuri mobile money kuri telefone, nimero 0788 610 610 ubundi buryo rero bwadufasha bashobora kubunyuza kuri konte nimero ya konte 02 70 65 56 35 31 kanongere nsubiremo 02 70 65 56 35 31 ku banki ya Beka. Biramutse bikunze twabashimira n'umutima wacu wose, kandi Imana ikazabahimba ikabaha n'umugisha. Yes, bakunzi ba ZOOM TV, biragoye kugira icyo wavuga, ariko nk'uko twabigaritseho inshuro nyinshi, wa muco wacu, wa muco w'Abanyarwanda, nimureke twese tugire uko twigenza, tugire uko icyo dukora mu kurokora ubuzima bw'umuvandimwe, mu kurokora ubuzima bwa murumuna wacu, mu kurokora ubuzima bwa musaza wacu. Mwumvise ko yari afite icyerekezo cyiza, hanyuma icyo cyerekezo n'izo ntego yari yarihaye mu bwana bwe azakigereho. Bakunzi ba ZOOM TV, reka nanjye mbashimire mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro, mbibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe, ndetse munatugezaho ibitekerezo byanyu, inyunganizi, ibyo twakosora, kugira ngo umuryango wa ZOOM TV ukomeze waguke, ndetse n'ibyo dukora bigere hirya no hino ku isi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaho umugisha. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.